ikintu nk'uko Imana yanyeretse ari intambara nyereka ngo ni intambara ariko si intambara kuko ngenzi gutandukanye intambara ari intambara navuga ngo ni intambara ariko si intambara ni imvura iyi ngiyi ituma imyaka yera cyangwa igapfa. Imana irimo kubwira abahinzi bose, irimo kubwira abantu bose bari kubaka, basengera amazu bari kubaka, abahinzi nibasenge kubera ko iyo mvura igiye kuzagwa. Hari imyuzure myinshi izaba, hari amazu azatemba, hari imirimo izatemba, hari ibihombo bizaba byinshi. Kwezi kwa 10 no kwa 9 haragwa imvura iteye ubwoba. Kuzima dukora iki? Ikintu kiri buze kuba rero nuko tugomba gusenga Imana kugira ngo Imana ize guhosha iyo mvura. Niyo yagwa ntisenye amazu, ntisenye iki, ibintu ngo bitazambagurika. Erega na leta yakongera kubabara, iri kongera kubakira abaturage cyane pe. Baze kugira ngo ubu ufite inzu washyizeho miliyoni 20 igasenyuka ugasanga umurimo wari ufite mibire warashizemo miliyoni wenda ni credit ni banke igasenyuka, hazamo gufungwa, hazamo ibiki kuko utishuye iyo banke se none ibyo wavuga ngo imvura yaraguye cyo ntiwabivuga. Imana itabare. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muhereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali, mwumve ko tubasuhuje. Abari mu mahanga mwumva ururimi rw'ikinyarwanda turabasuhuje cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndashimira cyane abantu bakanze subscribe bugango badushyigikire tukugenda twaguka tu umuryango munini, ariko bajya bavuga ngo nta wanga ijana murindi. Nawe ubonye iki kiganiro aribwo bwa mbere, ndagusabye kugira ngo ufate amasegonda 10 ukanda ahantu handitse subscribe cyangwa se handitse s'abonner mu rurimi rw'icyongereza rw'ifaransa, ubundi udushyigikire. Nkuko batwaye babwiye yuko tutazajya tubicisha irungu. Imbere ya kamera turi kumwe n'umusore mwiza Mutuyimana Innocent Rungano, twamuzanye kugira ngo tuganire. Ntago twari duherukanye, haciye iminsi, ariko mbere ya byose reka tubanze dutangire n'isengesho ko n'umukozi w'Imana. Mana mu izina rya Yesu, la bosi la hande le boni da siaba la kuta la si la boshi ya handa la boni ya handa ba. Aweza ubugingo bwacu turaguciriye bugufi gushyirwa hejuru. Iki kiganiro gitangira ndetse gisoza ubane natwe. Abari bugikurikirane kuri Concorde TV show cyangwa ijwi ry'amahoro bose bagirire neza. Urakoze kuri byose, urakoze kurakomeza gukora ibikomeye. Ni mu izina ryawe ryera Kristo turakuze ndagushimiye cyane. Amen. Amen. Yego. Innocent umeze ute? Ndashima Imana, ndakomeye, ndashima Kristo. Yego namwe mwari mumaze neza. Abakunzi ba Concorde TV show twe tumaze iminsi tudakora, ngira ngo twe twarahuye n'ibyago umuvandimwe wacu, inshuti yacu yabuze umubyeyi, tunamwihanganisha ngo akomere. None twarukanaga twagiye kumutabara. Yego duherukana twagiye kumutabara. Ariko nanabyanditse kuri noza kuri stat nabyanditse, ndavuga ngo abakunzi ba Concorde TV show, abakunzi b'ijwi ry'amahoro TV, none ndandika ngo umuyobozi wa Goni Alec TV yabuze umubyeyi, twifatanyije nawe mu mubabaro. Yego dushimira abantu badufashije kumutabara. Inukuri kandi dushima Imana yuko nawe ari kugenda agabura imbaraga. Kandi tunasaba abantu ngo bakomeze bamube hafi. Umuntu wacu cyane twamugiriyeho umumaro mwinshi pe, twamugiriyeho umumaro mwinshi cyane. Ngira ngo ndi gushimira abantu nujuje abasabi 1000, umva niwe wabahagarariye bose. Ndambaje David ni wamfashe gushinga channel kuyikreatinga, akando umusabu wa mbere ayobora ikiganiro cya mbere, mpimake arananyigisha uko bigenda. Ubwo rero niyo mpamvu twe tumaze iminsi tudakora kuko yagize ibyago apfusha mama we. Imana ikomeze umutuza heza. Ntabwo byari byoroshye twari duhari, ntabwo byari byoroshye, ariko Imana ikomeze kumutuza heza. Wa munsi tuzahurirayo. Yego. Imana ishimwe cyane. David akomeze yihangane, akomere, yumve ko turi kumwe, dukomeje kuba turi kumwe. Yego. Ahandi se mu murimo wa papa bimeze bite? Umurimo w'Imana bimeze neza, turashima Kristo, turimo gusenga. Ya minsi 7 ntago irarangira, izarangira ku wa 2.
kandi Innocent ndabyibutse cyage byatunucamo ibihe kuko ngirango naguhaye message ko umuvandimwe yagize ibyago kandi tugomba kujya gutabara kandi n'ahantu mu misozi pe urambwira utego Concorde narindi mu ariko ngiye kubica mugango tubone ko dutabara umuvandimwe. Hari icyaha wakoze se? Biciye kabiri umva twamaze iminsi 2 yego kwa mbere no kwa kabiri ubwo esa nkomeza kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru kwa mbere kwa kabiri zasoza kwa kabiri mugoroba. Yego uri mu mavuta kabisa cyane. Ubundi gusenga niki n'urufunguzo rwa buri kimwe cyose. Yego ko niko kuri kandi turizera neza tudashidikanya yuko umuntu wese wasenze Imana ikora iby'imbaraga. Umuntu wese wasenze Imana ikora ibihambaye. Rero ndanezererwa cyane muri iyi minsi hari ubuhanuzi Imana iri kumpa, hari ibintu Imana irimo kumbwira ariko nkavuga ngo byanga bikunda Imana ijya imfasha. Ndimo kuvuga ngo byose hamwe n'ijambo ry'Imana bigenda mu jambo ry'Imana. Yego Innocent cyazo nyambona abahanuzi impano nagazishaka ariko kidoma niko namiguhanura sigaje banumva nifitiye ubwo. Muri iyi minsi abantu barimo kuva ngo none se ngo kuri guhanura ngo kumuruko tubwira ngo guhanura mu kwa 10 ngo hari ibintu mu kwa 10 ngo bitaba ngo mukaba ngo none ko ngo kuva ngo biranura mu kwa 10 cyangwa mu kwa 4 mu kwa 9 ntibibe kubera iki. Rero abantu hari ibintu bashaka ngo batandukanye. Hari ukuntu ushobora guhanura wenda ko haraba impanuka nyinshi cyangwa se haraba ibibazo byinshi. Umuhanuzi rero ukuri impamvu ngiye ntanga gutya message nkayitangira hano binaba ngombwa ni nkuko ntayivugira hano ariko impamvu mba bivuga muri rusange ni ukugira ngo umuntu wese uri bwumve iyi message aze dufatanye dukubita amavi hasi turerere Yesu wende yadutabara mbere icyo cyaga kagikuraho. Ariko abantu bamwe na bamwe hari gihe bavuga ngo none siko bitabaye none se barishima ko niba Imana ivuze ngo hari impanuka igiye kuba y'imodokari abantu benshi bazasiga mu buzima atarize ngo Kristo tabara nibura iyo mpanuka ihagarara iveho kuko muri iyo mpanuka ashobora kuzagenda abona mama we na papa we na barumuna be cyangwa bakuru be cyangwa se na ubwe hatavuze ati dushima ati mukozi w'Imana kamagati mukozi w'Imana igikoresho cy'Imana muntu w'Imana Imana impaya message none twafashe tibiye tugasenga. Mama akunda gukora ingendo, papa akunda gukora ingendo, nanjye ndazikora tugasenga nibura uretse nanjye n'inshuti zanjye zabigenderamo dufatanyizemo dusenga Imana yatabara. Byagera mu kwa 9 nta mpanuka ibaye none urasenga ko hano impanuka ngo byagenze bite aho batashimye Imana aho batashimye Imana ko Imana yumvisha gusenga nabati ati rwose. None Innocent turaho uva ngo birashoboka ko Imana ishobora kukweka ibintu bigiye ko. Yego barangiza tugasenga bigakurwaho cyane rwose. Oya ni mpamvu ngewe nkuko Imana yarabimpishuriye ni mpamvu ngewe nicara hano ntabwo byanshimisha byanambabaza mpanuye impanuka nkahanura ibyago biri bwe mu kwa 8 cyangwa mu kwa 9 cyangwa mu kwa 10 bikaba bikanasohora agahinda kambabaza mutima wanjye wababara. Ariko mugenza nkabivugira hano nukugira ngo isengesho ryanjye bihurize hamwe mbe nibyo byaga Imana ibihagarike. Ariko hari abantu zavuga ngumva Imana igiye gukora ibingibi ngo kandi nta kindi kintu ushobora ko wakora ngo bishoboka. Imana yatumye Yona imutuma Nineve iravuga ngo genda ubwira Nineve bose nibatihana mu minsi 40 ukwezi n'iminsi 10 ndi buharimbure. Urumva no Yona we yarabyishimiye kuko yarazi ko ari abanyabyaha. Uzi ko ari abantu uzi ko ari abahanuzi basenga pe bameze nk'abayuda akishima akabasenga asenga hanura nerekwa ariko afite ikintu mu mutima. Yuda nubwo yasengaga buriya Yuda arafite impano yo gusengera abarwayi no kurukana abadayimoni ariko yakundaga amafaranga. Rero Yona icyo ndi gushaka kuvuga Yona we yanejejwe nuko Nineve agiye kurimbuka kubera ibyaha. Dufite abantu bari kunezezwa nuko abanyabyaha bagiye kurimbuka ntibarizwe nuko abanyabyaha bagiye kurimbuka. Asante Yesu.
abantu bari kunezezwa yuko abanyabyaha bagiye kurimbuka, ngo Imana igiye kubahana, ntibarizwe nuko bagiye kurimbuka. Imana igiye kubahana, Imana igiye kubarangiza, Imana igiye kubica, murapfuye murashize. Oya, niba uri umuntu w'Imana, Imana ibikweretse, niba binashoboka gera kuri buwate, uhagarare ku muryango, upfukamurire, urambura amaboko, urebe mu ijuru, uvuge ngo mbese Mana, urashobora kuba watabara abantu bawe, urashobora kuba watabara abantu bawe, ukarizwa n'ibyo bari gukora, ugafata umwanya ugasenga. Hari igihe Imana ishobora kurobamo nka veni, igarubamo nk'icumi, ikagira ibyo yakora. Rero Yona ngo nawe mu gihe Imana imubwiye ngo nagenda atanga mesaje i Nineve, ngo yarayitanze mesaje, Imana yamubwiye ngo nagende babwire bihane, nibatihana bararimbuka. We yumvaga ko harimbuka, ngo aragenda yuriye ubwato bwo kujya i Nineve, arahunga afata indi nzira yigira hehe, itarushishe. Nk'uko iyi mesaje nshobora kuyitangira ahangaha kuri Concorde TV show, umuntu akayumva wenyine, aho kugira ngo ayisharinge, akabyumva wenyine bikamugumamo, kandi atazi yuko aramutse asharinze iki kiganiro hakagira undi muntu ucyumva, hari ubugingo bw'abantu bushobora kurokoka. Imana ishimwe cyane. Ngo agiye kujya itarushishe, ngo Imana iramugarura mu bwato agiyemo, ateza umuraba, ateza umuraba abura amahoro. Ibyo bari bafite babishyira mu nyanja, ngo neda niburi inyanja irabona amahoro. Inyanja ibura amahoro. Bano iyo binjiye mu nguge haba ibyago byinshi, karito nubwo bahanura haba ibyago byinshi, ariko iyo bihannye haboneka ituze. Muri iyi nyanja turimo, muri iri vugabutumwa turimo, hakenewe ko ba Yona bihana, haboneka ituze mu murimo w'Imana. Ubu harimo akajagari. Bibiri irambwira ngo nuko Yona avugisha ukuri, aravuga ati ni ukuri, ibyo mwarambitse hasi byose mwabirenganije, ninje ikibazo, nanze kumvira Imana. Turafite abantu, abashumba, abapasiteri, abavugabutumwa, abahanuzi, banze kumvira Imana, bari guteza umuraba mu nyanja. Harimo babandi bari kuvuga ngo gura Bibiliya 10 ubone igitangaza, gura Bibiliya 5 ubohoza ibyawe, gurira abantu imifuka y'imiceri n'imyenda ubambike, urabona kwinjira mu migisha yawe. Ariko siko byakagombye kuba bimeze. Umugisha w'Imana, Imana igiye gukora icyo yakagombye gukora, igikora for nothing, ku buntu. Imana ishimwe cyane. Kubera ko iyo umuntu yumviye Imana agakora ibyo Imana ishaka, niyo yaba ari umuntu wasaze, Imana iramukiza, kuko uwo muntu asenze mu bushake bw'Imana, akoze mu buryo Imana ishaka. Nsubiye kuri Yona rero, ngo Yona yavugishije ukuri, ngo abantu bose bari bora umwungu umwe, baramufata, aravuga ati nimunjugunye mu nyanja murabona amahoro. Bamujugunya mu nyanja, bamujugunya mu nyanja, inyanja ibona iki? Amahoro. Ngo urufi rwitwa urufi runini, ngo ruramumira, rumumarana iminsi 3. Bibiri yavuga ngo Yona yihanira mu nda y'urufi. Ngarangije aravuga ngo Uwiteka, nkumbuye mu rusengero rwawe rwera. Umviye umuntu yihannye, ntabwo akumbura akazi yasize, nta nubwo akumbura umugore n'abana, nta nubwo akumbura ngo business yangira ahomba. Oya, nkumbuye mu rusengero rwanjye rwera, ndakumbuye kwiyiriza, kagira nanjye n'Imana ubusabane bukomeye. Ngo Imana imwumve, ngo itegeke urufi runini kuruka Yona musozi muri 11. Yona 10:11. Ngo itegeke urufi runini kuruka Yona hehe imusozi, ngo kandi rumuruka yerekeza iburasirazuba bw'i Nineve. Mu yandi magambo, rumuruka rumwerekeza inzira igiye i Nineve. Ngageze i Nineve sasa, Mana ishimwe, ngageze i Nineve ngo hafi neza ku rugabano. Ngararama aravuga ngo bantu mwese mutuye i Nineve, ati nimwumve uko Uwiteka avuze, ati nimutihana mu minsi 40, ati muri burimbuke. Ngo umwami w'i Nineve, ariko reka nkubwire, Imana iri kubwira ngo kwihana, uzihana Imana izakubabarira, nta kintu Imana itababarira. Ngo umwami w'i Nineve atanga itangazo i Nineve hose, mu gihugu hose, aravuga ngo abagore, abagabo, abashatse ntimwongere kuryamana,
amatungo abana bato ntibonke, amatungo ntimuyahereze ubwatsi. Nanjye nubwo ndi umwami mvuye ku ntebe y'ubwami nikubise hasi, turiririye Imana yacu wenda yatugirira ibambe n'imbabazi. Nshuti z'umusaraba, turiririye Imana yacu 2025 wenda yatugirira imbabazi, kuko hari ibigiye kuba, kandi ibyo bigiye kuba tudasenze Imana karuta nubwo bitakugiraho ingaruka, ariko wanyu byamugiraho ingaruka. Rero turire tuboroge, tubwire Imana ngo Mana urakwiriye kurokora abantu bawe, urakwiriye kurokora abahanuzi, urakwiriye kurokora abavuga butumwa, urakwiriye kurokora imiryango yose imwe n'imwe, urakwiriye gukora iby'imbaraga. Bibiliya irambwira ngo nuko ngo bikubita hasi bararira baratakamba, baravuga ngo watubabarira watubabarira ibyaha byacu, waturengera ibyaha bitubanye byinshi, Yesu we watubabarira rwose twarasayishije. Ngo Imana yitegereze, erega Imana uyu munsi nabona ko udakishijwe, ariko Kristo yareba agasanga urakijwe koko. Ngo Imana ibitegereje mu mitima yabo, ngo ibona gutakamba kwabo, ngo ibagirire imbabazi, ikuraho ibyo bihano bari bagiye kurimbuka. Bibiliya iravuga ngo nuko umuhanuzi arababara, Yona aravuga ngo kuba aricyo utabarimbuye, aho yarari ahita yisabira gupfa. Dufite abahanuzi basabira abandi ibyago, ngo Mana ngo nutabikora nzamenya ko utari Imana, ariko ntibikwiriye, nahindukire. Uwo muhanuzi ni nk'umuzunguzayi. Abazunguzayi n'abarembetsi, ni umuzunguzayi aba ni abazunguzayi n'abarembetsi. Murembetsi akora icyo akora atitaye ku ngaruka zacu, acuruza atitaye ku ngaruka zacu. Ngo Yona arababara kuki utaharimbuye, ngo yisabira gupfa. Dufite abantu bavuye mu murimo w'Imana kubera ko badusengeye ngo dupfe, baradusengera ngo dusebe, baradusengera ngo dusare. Imana y'imbabazi bibonye iravuga ngo ntabwo nkora nk'abantu, kuko iramutse ikoze nk'abantu mba narapfuye nawe mba warapfuye, ndetse nawe uradukurikirana mba warapfuye. Ariko kuko ari Imana ikora nk'Imana, ikavuga ati tesha agaciro ibyo bavuze, ahubwo ndinze ijambo navuze. Ngo yisabira gupfa, aravuga ngo ntago byumvikana. Kubera iki? Ngo maze ngajya munsi y'uruyuzi, ngarega marasinzira, ngo yumva ngiza ituze we, koreka izuba rye ryamuvanye byinshi, ngo yumva ituze we. Ngo bigeze nyuma, ngo uruyuzi ruruma, ngarababara ararira, ngo kuki uruyuzi rwumye. Ngo Imana isanga Yona, ndashima Imana kuko inabasanga rimwe ikabasanga kabiri ikabasanga gatatu. Ngo isanze Yona iramubwira ngo none se Yona we kubabaye ku ruyuzi utateye, nge nabura nte kubabazwa n'umuntu wanjye naremye. Ibaze ko umuntu ababaye kubera uruyuzi, ari uruyuzi, umuntu akababazwa kubera telefone. Imana yabura kubabazwa n'umuntu yaremye, umuntu isa nayo. Bavandimwe, inshuti zanjye, ibyo mwibwira si by'Imana yibwira. Mureke duhindukire, tubwire Imana ngo Mana, yega ibyago birahari, yega impanuka zirahari, yega imyuzure zirahari, ariko waturengera, watubabara ukatuba hafi. Birangira Imana ikuyeho iki? Ikuyeho mbene ibyo bihano rigiye guhana kurimbura Nineve. Twe turi ku ijambo kugira ngo tutaza kwibagira iryo jambo turiho rero. Ese umuhanuzi ashobora guhanura, yego, abantu bakishimira ko biba cyangwa ntibibe. Hari igihe hanura mu kwa 9 mfite n'ubuhanuzi Imana yaje kumpereza ngo nze kuvuga. Yego. Hari n'ubundi mpaye ndahangaha, kuko kenshi hari igihe abuhanuzi iyo mumaze iminsi 3 iminsi nge nta minsi 3 n'iminsi 4 bimaze nabuhabwa uyu munsi. Uko iyo mumaze iminsi 3 cyangwa 4, hari igihe umuntu avuga ngo nzavuga burimo experience, akareba nuko bugenda busigiriza, abanza ashake n'ibimenyetso, asaba ashake nabubonye uyu munsi. Nanjye niyo mpamvu ndavuga ngo ndabuvuga uyu munsi. Imana ishimwe cyane, amen. Kenshi ntabahanuzi ndamarana nk'icyumweru, oya, iyo buje mpita niruka nkavuga ati ndabuvugira hehe. Ega bari message itari yawe ugomba kuyihabanye, iba yihuse cyane. Niba ari ku musozi bwo sinzi uko ndabigenza, niba ari mu muhanda ndakora ubutaye bw'umuhanda ndi kugenda n'amaguru. Yego, ariko mpaka ntange message. Rero nimubona Imana ivuze gutya ikavuga ngo impanuka mu kwa 9 mu kwa 8 ikomeye iteye ubwoba,
muzirukanke musenge. yego Ntabwo ari ngombwa kugira ngo muryame ngo murategereze ngo reka dutegereze turebe, kuko utazasanga ihitanye mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa umwana wawe cyangwa nawe ubwawe. yego Imana ishimwe. bivuga ngo ushaka guhanura ibintu ariko abantu baca bugufi bagasenga ibyo bintu bikazavaho, bigahita bivaho cyane, bikavaho rwose. bitandukanye n'abandi bavanga ngo kwinosa ngo cyangwa se runaka cyangwa Meshake cyangwa se undi ngo ko yahanuye ngo bizaba gutyo ngo bikaba bitabaye. Niba yarabihanuye ariko abantu byagombaga kubaho bakihana bagaca bugufi bakambara ibigunira bakigiza ubusa bakayera Imana, ibyo Imana igira ute igibikuraho igibikuraho ni ukuri, igibikuraho cyane. Aho kabo bahanuzi basenga muri ubwo buryo ariko Mana bazature bazajya mu kidendeze bature. Yego. Kubera ko Imana yacu ijambo ramwe ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira si bibi ahubwo ni byiza. Uzi ko niyo Imana igukubisa akanyafu ataruka ibikwanze. Oya. Ntago ibikwanze. Ubu ngubu mfite umwana namucyaha wakarira akavuga ngo papa aranyanga ariko ntago abanyanze. Hari n'igihe naba ngiye kumucyaha yapfuka amakansa imbabazi kavuga ngo ntuzongere. Niko Imana ijya ibigenza. Yego. Yabigiye kuducyaha tukikubita hasi tukarira, Imana ikavuga ngo ntimuzongere. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero nagiye kubona mbona imvura iraguye muri za Rubavu na Musanze. Muri za Rubavu na hano mu majyaruguru haguye imvura nyinshi. Abantu bumve neza imvura mvuga, hari abantu bajya bavuga ngo bakajya mu mwuka ngo imvura ngo ni imvura ngo indi isobanura intambara. Ngiye ntabwo mpanuye intambara. Ikintu umwuka w'Imana yanyeretse ari intambara nyereka ngo ni intambara ariko si intambara. Kuko ngenzi gutandukanya intambara, ari intambara avuga ngo ni intambara ariko si intambara. Ni imvura. Imvura iyi ngiyi ituma imyaka yera cyangwa igapfa. Imana irimo kubwira abahinzi bose, irimo kubwira abantu bose bari kubaka basengera amazu bari kubaka. Abahinzi ni basenge kubera ko iyo mvura igiye kuzagwa hari imyuzure myinshi izaba, hari amazu azatemba, hari imirimo izatemba, hari ibihombo bizaba byinshi, hari abantu bazapfa bishwe n'iyo mvura. Rero abantu hakiri kare burya njya nkunda Imana, ariko Imana ikanakubwira ngo kora ibingibi, bitera isuri, tera ibi kugira ngo imvura itazaza igatembana ubutaka, igatembana amazi, igatembana ibiki. Nabonye ari imvura nyinshi nyinshi cyane, ariko Uwiteka niwe Mana. No kuri Imana irashobora kuvuga ngo impanuka nyinshi mu muhanda, umunyabwenge agasenga akavuga ngo Mana, niyo yaba ari umupagana ibi byo gusanga atabimenyereye, akavuga ati bitera impanuka, kunywa inzoga, kuvugira kuri telefone, urumva, kwitaba telefone cyane no kurangara bitera impanuka. Akavuga ngo Mana muha ubwenge bwo kubizirikana, undinde kubyibagirwa. Icyo gihe nta mpanuka ashobora kuba yakora. Rero impamvu Imana ijya iburira abantu ikababwira ngo dore impanuka irabaye, nta kibi idakoze, ibivuze ngo mube maso, mwari mugiye gutungurwa ariko mbabwiye mbere yuko biba. Ntabwo mugitunguwe. Buri umuntu akubwiye ngo hariya mu mujyi hari abajura bari kwambura telefone, gushakuza telefone ikiva mu rugo akabikubwira, waca izindi nzira. Niyo waca izindi nzira waseka ngo Mana birashaka ko n'inzira ngiye guca bahantegera undinde. Imana ikabikora. Rero iyo mvura nyinshi, izo mvura nyinshi iragwa pe nyinshi cyane. Kwezi kwa 10 no kwa 9 haragwa imvura iteye ubwoba. Kuzima dukora iki? Ikintu kiri buze kuba rero nuko tugomba gusenga Imana kugira ngo Imana ize guhosha iyo mvura. Niyo yagwa ntisenye amazu, ntisenye iki, ibintu ngo bitazambagurika. Erega na leta yakongera kubabara, iri kongera kubakira abaturage cyane pe. Baze kugira ngo ubu ufite inzu washyizeho miliyoni 20 igasenyuka ugasanga umurimo wari ufite mibirayi warashizemo miliyoni wenda ni credit ni banke igasenyuka,
hazamo gufungwa, hazamo ibiki, kuko utishyuye iyo banki se none wavuga ngo imvura yaraguye, byo ntiwabivuga. Imana itabare. Niyo mpamvu abantu bashobora gukena mu buryo butunguranye. Rero Imana itabare mu izina rya Yesu. Yego, numva iyo message bagomba kuyumva, kandi Imana irengere mu buryo bwose bushoboka, kubera ko nibadasenga, nta nubwo ndavuga ngo nibasenga kuko bonyine, kuko nitudasenga Imana izemera ko biba, ariko nitudasenga izemera ko, ariko nidusenga ntabwo bizaba. Naje gusanga ari ibintu bijya bikurwaho n'isengesho. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi nanabwira abantu muri rusange, Concord, abantu bose menye yuko isengesho ari buri kimwe rifungura buri kimwe cyose, cyangwa rigafunga buri kimwe cyose. Kuko muri ibyo 32 avuga ngo ndetse n'umwana mutuze gusenga Imana ntazagira ubwo bazafashwa no gusenga. Hari amagambo Imana aje kumpa nayo turaza gusoma. Hari icyo bitwaye, ahubwo twite tuyasome kuko nari ikintu ubundi ubutumwa, intumwa ibigomba kugeza ubutumwa aho boss yamubwiye ngo abugeze hakiri kare. Yego, Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ku 9 aravuga ngo itangira ibice 3:9. Aravuga ngo ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Uwiteka aravuga ati, ku itangira ibice 3:8 haravuga ngo ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa, yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu, na Hamu na Yafeti. Imana ihimbazwe. Amen. Ndaza kuvuga kugira umugisha ku Uwiteka. Ariko Nowa agira umugisha no ku Uwiteka. Tuzi ko Imana yari igiye guteza umwuzure, ariko ibwira Nowa, iramuga ngo yewe Nowa, bigenze gutya ubigenze gutya. Niyo mpamvu umuntu usenga Imana, bantu b'Imana, niyo mpamvu Imana iri kubabwira ko mwagiriye umugisha ku Mana, mwagiriwe amahirwe n'abana banyu bo kuba mugiye kumenya ibi bintu. Twagiriwe amahirwe kuba Imana yemeye ko ibi bintu binyuzamo kugira ngo muze kubimenya. Uyu mwuzure, iyi mvura, Imana irashobora kuba wasenga Imana ukagira umugisha ku Uwiteka, ntagire ibihombo biza iwanyu, ntagire ibihombo biza mu mirima, ntagire ibihombo biza ngo inzu zisenyuke, ntagire ibihombo biza ngo wenda hari ibindi bintu biriwe ngo nibyo mwahinze ngo bigende. Rero iyi niyo message mwuka w'Imana mpaye, kugira ngo abantu bose bari buyirebe muragira umugisha ku Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro, kandi Imana nihimbazwe cyane. Ndimo kuvugira ijambo ry'Imana, hari izindi message Imana impaye zije muri uyu mwanya. Mwuka w'Imana arimo arabwira abantu, ari kuvuga ngo uhereye none mwiringire Uwiteka, mwiringire Imana kuruta kwiringira abantu. Icyo wari wariziringisheho cyangwa se wari warishingishirije, umurekure wiringire Yesu. Kuko abo bantu wishingikirije, ko Imana akavuga ngo mbene abo bantu wishingikirije ntabwo ari cyo gisubizo cyawe, ahubwo igisubizo ni wishingikiza kuri Yesu, niho kizaturuka. Concord, dufite abantu, hari abantu benshi ni ukuri barimo gukora amakosa akomeye, bakanga kwiringira Imana, bagatanga ibitambo, bagatanga amafeza n'amazahabu, ngo nibwo bari butabarwe. Ariko siko bimeze. Muri 32 avuga ngo mugakiza, avuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwo azafashwa no gusenga. Nudasenga rero uzahura n'ibyago bikomeye, ariko ni wasenga ibi byago birindwi ntibizakuzaho. Imana ishimwe. Amen. Ubu senga ubudasenga, ubu uri umupagani, ube warabivuyemo, nudasenga ibi byago bizakuzaho. Uzagira ibihombo, uzarira, uzata agaciro, uzaseba, ibyo wiringiraga byose bizakubera impfabusa. Ibi byago birindwi bizakuzaho nudasenga, kandi uzasubira inyuma nk'abandi.
uzakena nk'abandi, uzata agaciro nk'abandi. Ifuriza ibyiza bagenzi bawe bose. Ariko niwasenga ibyo Satani yaba yarateguye byose ku buzima bwawe, byose Imana izabikora ku buzima bwawe. Ibihumbi 7 nabyo bizakuzaho bizima ndetse byiza. Uzeza uzacuruza byemere, bana bazigishwa n'Uwiteka, kandi ubugingo bwa Imana izabuhisha. Nta ndwara uzarwara zinzaduka. Kandi niwakomeza gusenga neza, niyo waba urwaye zinzaduka, Imana izazigukiza. Ibidashoboka bizashoboka. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo Imana isubize agaciro kubo Satani yari yakanyaze kubera gusenga Imana. Nizo message nayo mfite Imana yampaye. Ni wakwizera urabona ukuboko kw'Imana, urabona imbaraga y'Imana. Imana ibaho umugisha. Amen. Amen. Nuseka tugane ku musozo. Iyi ntumwe itumwe ibigomba kugeza ubutumwa aho yatumwe. Tugana ku musozo ugiye gutanga nimero yawe ku buryo ukenera guhamagara, ubundi uhite dusoreza n'isengesho. Amen. Njya nkunda gukorana n'abantu bizera. Yego. Kwizera kabisa. Iyo umuntu atizera, niyo wambwira ngo gusengere ntacyo nakora, nta n'icyakoreka. Ariko wizeye nanjye nkizera, nukuri Imana nkorera irakora. Yo mu gihugu cyo mu ijuru irakora. Rero nimero yanjye de telefone ni 0788 25 40 abari mu mahanga hanze y'igihugu na gateranyo 250 788 25 hanyuma izere ukore kuri screen yawe, haba ya telefone haba kuri televiziyo wabikonexe, ukoreho maze ngusabira umugisha w'Imana. Kandi ntutinye uburwayi ufite ubwo ari bwo bwose, dusenge ndagusengera wizere uraza gukira. Imana data wa twese, umubyeyi murengezi, ndasenze la si ela telebo shia handalabo radoble santlebo shaibani handeba la sia dokia bandalaba resi elevante demando besia mnihandaba. Ndasenze mwami, senya dayimoni yo gutuma abantu batabona akazi, dayimoni yo gutuma abantu batabyara, ababyeyi bashatse ntibabyare, dayimoni yo gutuma ababyeyi babyara barwara ibibyimba mu nda, dayimoni yo guteza uburwayi ku babyeyi babyaye ugasanga babyaye abana bafite uburwayi, dayimoni yo guteza ibihombo, dayimoni yo guteza inyatsi, dayimoni yo gusenya ingo zubatse n'amarira, ndamusenya mu izina rya Yesu. Ndamusenya mu izina rya Yesu. Dayimoni y'uburwayi bwanze gukira, dayimoni yo guteza abantu imitima imyijima, dayimoni yo guteza abantu prostate, imitwe idakira, ndamusenyeye. Dayimoni yo gutuma abantu badashaka, ndagusenyeye kacina na Yesu. Dayimoni yo gutuma ibyangombwa bitaboneka, ndamusenyeye. Urakoze Mana kunyumvisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ishimwe.